amen. Turasoma Itangiriro 12 umurongo wa mbere, haravuga ngo Uwiteka yereka Aburahamu i Kanani. Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu ugende usige umuryango n'inzu ya so ujye mu gihugu nzagira gute nzakwereka. Amen. Imana iraguhamagara umunsi, Imana irashaka kuva mu gihugu kuko ngo viwanyu. Imana yambwiye ngo va siga ujye aho nzakwereka. Imana yadukuye mu gihugu cyitwa ibyaha ituvana mu by'iwacu tuvana ahantu habi. Yivuga mu gihugu cyo sige sonanyo ni ukuvuga usiga amamuko yawe, usige ibyagukuye birimo birakwatasha ku isi iwacu. Si hano ku isi wacu ni mwijima. Imana ashaka ko tujya mu gihugu cy'ijuru, ashaka ko tujya mu kibanza idushara. Yarambwiye ngo vayo usige so na nyoko uve muri uri y'abakarudayo ujye mu kibanza nzakwereka. Nta handi Imana iri kutwereka uyu munsi. Irashaka ko tuba muri Kristo Yesu. Abantu benshi bari gushakira imigisha mu mbaraga zabo, barimo kuyikururisha ubwenge n'ibindi byose. Yego tuzakora, tuzaba muri iyi si, ariko turi abantu bagiye mu gihugu Imana idushaka. Muzatubona Kigali, mutubone mu Rwanda, mutubone mu bihugu byose muri Afrika, ariko hari igihugu twibereyemo muri Kristo. Imana irakuhamagara nawe uyu munsi. Urarushe imigisha, urimo kwishakisha imbaraga, urimo gutanga umubiri wawe, urimo gusopanya ibintu kugira ngo ushobore kubona iyo modoka, ushobore kubona ku kazi, ushobore kubona uwo mugabo. Urimo urakora ibintu byose bidashoboka kugira ngo wakire icyo bita imigisha. Ariko nagira ngo ubwire ko Imana yasohoreye amasezerano mu kuba mu kibanza cyitwa umugisha yitwa Yesu Kristo. Kuba mu kibanza Imana igushakaho ni muri Kristo sahandi, ibindi byose izabikongera. Ngo usige so na nyoko, gusiga ntibyoroshe bene data. Agakiza ni sacrifice. Iyi si hari ibyo ikwereke kakubwira ubwenge suko kugira ngo ushobore kugera hari. Ugomba kunyura hari ugakora biri ugakora bijya ukavuga nka bariya niho uzagera hariya. Ariko nagira ngo ubwire ko Imana yamusabye ngo sige ibyo byose. Imana irashaka gusiga, irashaka kuva ahantu. Sinzi ahantu Imana imaze iminsi kugira uve. Hari umuntu arimo kundeba, Imana yabwiye ngo va aho hantu sige ibyo kugira ngo ugende ahantu nzaguha umugisha. Utazatuma uraruhagaze umutima, umugisha utazatuma uriganya wica abantu bamwe barimbura abandi bigizayo. Imana irashaka gushira mu kibanza cyitwa Yesu Kristo, nibwo uzahabwa umugisha nyawo. Amen. Imana rero iraguhamagaye umunsi avuga ngo siga so na nyoko, siga aho hantu wumva uri atashe. Gusiga ababyeyi na hantu uba wumva ukumva urimo ufite ikintu kiri kugukurura ahantu uri connected. Amen. Arigiye twiconnect ahantu hadakwiriye. Imana kugira ngo siga so na nyoko, siga hari ahantu hari connection yawe, hariya hari karandi, hariya hari ibintu bibi, hariya hari ibintu bisa naho ari byiza ariko bizakwica. Imana irashaka kujyaho iyo ishaka. Niwe data, niwe mubyeyi mwiza, hari umuryango mwiza, hari place nziza, hari igihugu cyiza cyitwa mu ijuru. Amen. Hari ibintu rero Imana yahise imusezeranya, kandi ibi byose bikuyemo imigisha yose ushobora kwibaza, cyangwa se amasezerano yose umwana w'umuntu ashobora kwibaza. Ni ibintu bigera kuri ibingahe bitanu. Bambwiye ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Aburahamu yarasize iwabo, ariko iyo ugiye mu Mana uhinduka ishanga ryera, ubwoko bukomeye Imana ishimiye. Ngo nzaguha umugisha, Imana izaguha umugisha. Sinzi umugisha ushaka. Iyo bavuze umugisha hakubiyemo ibintu byinshi. Harimo umugisha wo kugira amahoro, kugira ibyishimo, umugisha wo kugira ibyo utanga, umugisha w'ibifatika n'ibidafatika. Ushobora kwitwa umugisha bitewe n'ibyo abantu bakubonaho cyangwa se bashobora kubara. Ariko Imana mvuze ngo nzaguha umugisha, none nzabiguha. Hari ibyo dushaka nk'abana b'Imana cyangwa se abantu, ariko mu Mana, Imana nayo itanga isezerano ryo kuguha. Imana iratanga, nzaguha. Imana iratanga kuko yakunze abari mu isi, yaratanze. Sinzi rero ibyo uri kwisaba, nabyo izabigwa ngo nzaguha umugisha. Nawe ushiraho cya kintu ushaka ko Imana izaguha, nusiga ibyo bintu izabiguha. Ariko nukomeza ijambo ryayo, ngo nzogeza izina ryawe. Kogezwa kw'izina bijyanye n'ababwiye by'ubuntu n'agakiza. Umuntu ashaka kugira ubuntu bwo kogezwa akamenyekana akagira, ariko nagira ngo ko mu Mana irakuzi, ikuzi izina, yakuremye kera utarabana n'urusoro mu nda ya mama wawe. Izina ryawe ryarogeye mu ijuru, barabizi, n'abamarayika barabizi, n'abadayimoni barabizi. Ushobora kuba udafite grace yo kumenyekana n'ahandi hose, ariko izina ryawe rirogeye mu maso y'Imana, kuko Imana ntikureba nk'uko bireba, nta nibwo ikureba nk'uko abantu bakureba. Ngo nzogeza izina ryawe. Amen. Uyu Aburahamu Imana yarabikoze, ariko reka tubanze turebe ikindi Imana yamubwira. Yamubwiye ngo uzaba umugisha. Uzi kuwumugisha, ushobora gutanga umugisha no kuwumugisha, navuga ngo mpindutse umugisha.
nk'ubu Imana ishobora kubwira ngo nzaguha kino gitabo ikakiguha, ariko none kongera kubwira ngo nzaguhindura kino gitabo. Amen. Nituri imigisha, nidutanga gusa imigisha, ariko turi n'imigisha. Iyo wabaye umuntu w'Imana umugisha, aho ugiye uvuga uti ndi umugisha. Sinzi kangahe wavumwe, sinzi bingahe wibaze ukabona ko utari umugisha, ariko mu gihe wemeye kuva mu gihugu Imana igusabye kuva mu byaha, kuva kure yayo, ukaba mu kibanza cyayo, Imana iguhindura umugisha. Jya ukora inyama zawe uzibwire ite uri umugisha, wa mutwe wanjye uri umugisha, wa maboko yanjye uri umugisha, kuko Imana yasezeranye kugira gute kuguhindura umugisha. Ubwo tugerageje gukoresha intoki zacu bizahabwa umugisha, aho dukandagisha ibirenge hagize gute turahahawe, hahawe umugisha. Mu guteka kwa 2:28 hari bijyana n'isezerano Imana iha abantu bayo. Amen. Sinzi ikibazo ufite cyo kuba ufite ukuntu wireba, ukuntu wita, ariko Imana ikwita umugisha kandi yaguhinduye umugisha. Nzaguha umugisha, nguhindura umugisha, niko abaririmbyi baririmbye. Amen. N'ubyizera birakubera gutyo. Amen. Uretse ko kumenya ijambo ry'Imana bicagagura imigozi byonyine ubwabyo. Umaze kubimenya ntakongera kwikasira, ntakongera kubona ukuntu utari umugisha. Umuntu arabikubwira bikanyerera, akakubwira ko uri kivume bikanyera bikagenda, kuko usizwe. Wo gusigwa muzasigwa. Haleluya. Ngo nzabasiga amavuta muri Yesaya, ngo hanyuma ngo imigozi yose babashiragaho n'imitwa izavanwa no gusigwa. Twarasizwe. Kristo bisobanura gusigwa amavuta. Amen. Ayo ngaraza akanyereza y'amaceni yose, ibitutsi byose bikanyerera, ugasigara wumva kuri umugisha, ugatambuka wumva kuri umugisha. Peu importe amazina abantu baguha, peu importe ibihe urimo, ariko jya utambuka uvuga uti ndi umugisha kubera ko nemeye kuva ngasiga nkajya aho Imana yanyiritse, nkaba mu kibanza Imana ishakaho. Amen. Kandi nguza kuvuma nzakuvuma, uzakuvuma nzamuvuma mu izina rya Yesu, kandi uzaguhesha umugisha nzagira gute nzamuhesha umugisha. Twebwe turi ubwoko butavumika ko twagiye muri Kristo Yesu. Icyo kibanza cyatubereye umutaka cyangwa se protection. Uwiteka uri ingabo inkingira, kandi uri igihome kirekire kinkingira. Sinzi amacumu maze igihe ubona gutera n'abakurasa, ariko ngo iyo mivumo yose Imana irayifata ikayigira reverse, ikayisubiza barimo kukuvuma. Amen. Murayizi inkuru ya Baraki na Baramu, ngo yamutumye kuvuma undi atangira guhezagira. Twebwe turi ubwoko butavumika. Sinzi umuntu yibaje ko yakuvumye, ariko niba uri mu kibanza cyiza uvuga uti uyu muvumo sanzife, kuko jyewe ndi umunyamugisha. Kandi niba umvumye ni wowe wivumye, kandi si jyewe uvumye, uvumye Imana yampamagaye, yatumye ndeka biriya byose nkayikurikira. Uwo muvumo wawe sugira ngo urafite umumaro. Mu izina rya Yesu Kristo uyu munsi wakire kuba umunyamugisha, umuvumo ntacyo uzagutwara. Amen. Ngo kandi yamubwira ngo kandi muri wowe niba imiryango yose yo mu isi izaherwa imigisha. Amen. Turi bene Aburahamu. Muri we rero kubera ko yumviye, natwe tukumvira Imana, tukava mu gihugu cyitwa ibyaha tukajya mu gihugu cy'umugisha. Turi bene Aburahamu. Rero muri we twahamugisha. Amen. Imana idumugisha. Tuzongera twige uburyo umugisha bawutaramira bakawukorera. Amen. Bakaba ukuntu umuntu yakipinga kuguma muri icyo kibanza kugira ngo bikoreke, kuko muri Kristo yarabirangije, ko natwe ari byo dusabwa kumvira n'ibindi byose. Kubera hano umwanya bari mugufi, munyemerere ndangirize hano, ariko menya yuko Imana yaguhinduye ubwoko bukomeye. Ikindi cya kabiri umenye ko yaguhaye umugisha. Icya gatatu umenye ko yaguhinduye umugisha. Icya kane izavuma bakuvuma, iyo umugisha baguhesha umugisha. Ariko ibyo byose bizaterwa no kuba wavuye, wasize, wagiye aho Imana igushaka, ariho muri Kristo Yesu. Uyu munsi tumenyere ko turi abanyamugisha. Sinzi wari kureba ino video ukaba utarajya muri cya kibanza, utarakira Umwami Yesu kugira ngo wibere muri yo place nziza, utegereze ubugingo buhoraho, utegereze kwakira nawe ibyo kugeneye ubundi igukwiriye, we kongera kwireba nk'utari umunyamugisha, ariko ugiye mu muryango w'abana b'Imana. Gusohoza ko imigisha rero abana b'Imana izasohora. Nawe uriyo gumamo, ntuvemo. Niba uri muri Kristo Yesu ugumemo, izaguha ubuntu yakugeneye, kuko icyambere wakoze wakiriye agakiza. Hari ubuntu bwawe rero, hari amasezerano yawe rero. Sinzi ibyo warose, sinzi ibyo weretswe, sinzi ibyo wabwiwe n'umuhanuzi wemera, ariko menya ko ibyo byose bizasohora nkuko twabisomye muri Habakuki. Ubyandike no kubisohoza, izagirite izabisohoza. Reka dusenge. Uwiteka Imana, urakoze ko twabonye umugisha mu mwana wawe ukunda cyane watanze, kugira ngo umwizeye wese ari mu isaha ubugingo buhoraho. Uyu munsi Imana twongeye kwibuka ibyo wasezeranije abakwizeye.
none Mana ndasabye kugira ngo abana bawe uturinde gucika intege kuva mu kibanza ushaka ari cyo kwicarana na Kristo ahantu heza ho mu ijuru aho byose bisohoreramo. Ndasabye gukomera no kurinda iyo migisha waduhaye muri Kristo, uturinde kujarajara, uturinde gusubira muri uriya bakarudayi. Ndasenze Mana kugira ngo imigisha yawe tuyakire tuyigenderemo buri munsi muri Kristo, utubere kava, uturinde imyambi, uduhe kugenda nk'abanyamugisha, uduhe kwemera ko waduhindura imigisha. Turasengeye n'umuntu atarajya muri icyo gihugu, Mwami Yesu umuhe kuguhitamo, umuhe guhumuka amaso kugira ngo amenye ko muri we ariho byose byasohoreye. Ndagushima ko ubikoze Mana, uvugane n'abana babo bawe Mwami mu mitima yabo, uvugane nabo, ubakize, ubagarure Mana, kugira ngo Yesu nabo bacike bene Abrahamu, ubahindura amazina, ubagire ishanga ubwoko bukomeye, kugira ngo icyo wakoze mu isi benshi bazakugarukira. Ndagushima ko ubikoze byose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo bisenze nizeye, amen. Imana iduha umugisha kuva uyu munsi, tangira ugendere nuba mu mugisha niba warakiriye Yesu Kristo, amen. Nawe utaha turabakunda.